Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Twongeye kunezererwa Imana iduhaye uno munsi mwiza w'umugisha, muri iki gitondo cyiza iduhaye kugira ngo tuyishime kandi tuyinezererwe, kuko ni umunsi bituremeye ngo tunezererwe Imana. Tubahaye ikaze muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Mugubwe neza aho muri hose, aho muri bwerekeze amaboko hose, Imana ihabahera umugisha, kandi murusheho gukunda Imana, murusheho kuyiramya no kuyihimbaza, kuko niyo ikwiriye byose. Nta mana nta buzima. Tugiye rero kuba muri iyi minsi twiga ku ntwaro z'umwuka wera. Tuzagaruka cyane ku ntambara y'umwuka. Iyo tuvuze intwaro ubwo birumvikana tuba tuvuze urugamba, intwaro z'intambara, intwaro z'urugamba nizo tugiye gutindaho muri iki gihe. Tugiye kuvuga hejuru y'intwaro z'umwuka wera. Ubuzima rero bwo gukizwa cyangwa se urugendo rujya mu ijuru, bamwe bahisemo kumanika amaboko bemera gutsindwa, bemera kuba mu gace kamwe Satani yigaruriye, cyangwa se ahantu mbese badashobora kurwana urugamba rwo mu mwuka. Abandi biyemeje kuba abanyantambara, bambara intwaro zose z'umwuka wera. Abo bantu bombi barahari. Hari abatarambariye urugamba, hari abandi bambariye urugamba. Umunsi umwe Imana ijya gukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Mose amaze gupfa yasimbuwe n'umugabo bita Yosuwa. Mu gitabo cya Yosuwa rero harimo ijambo rivuga ngo aho muzakandagira hose muri kiriya gihugu ndahabahaye. Ni ukuvuga ngo imigisha yose yo muri Kanani bari bayifite, ariko iyo migisha nubwo bayifite, kondisiyo ni imwe, aho bazakandagira Imana irahabahaye. Yego, igihugu cyose baracyemererwa kandi bagihawe nk'umugisha, ariko hari ikigomba gukorwa, ni uko aho bagomba gukandagira aribo babonye. Kuko birashoboka yuko Imana ishobora kuvuga ati imigisha yose ngiriya. Iyo dusomye igitabo cyo mu Befeso haravuga ngo imigisha yose mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe. Imigisha yose twarayihawe, ariko hari ikigomba gukorwa. Ufite iyo migisha, dufata urugero. Imigisha y'abasenga ibonwa n'abasenga. Imigisha y'abasoma ijambo ry'Imana iri mu gusoma ijambo ry'Imana. Imigisha y'abiyiriza ubusa iri mu kwiriza ubusa. Nimba Imana ivuze ngo aho muzakandagiza ikirenge ndahabahaye, ntabwo ivuze aho muzarebesha amaso, ntabwo ivuze aho muzavugisha ururimi gusa. Ni ngombwa mubanze muhakandagiza ikirenge kugira ngo umugisha muwubone. Ni nk'ibyo rero twatangiye tuvuga by'intambara yo mu mwuka, urugamba rwo mu mwuka, kwambara intwaro zose z'umwuka wera. Ni umugisha ukomeye cyane. Yesu agiye gusubira mu ijuru yaravuze ngo simbasiga nk'imfubyi, ndaza kubasigira umufasha. Uwo nguwo niwe uzababwira byose, azababwira n'ibyo nasize ntavuze, kandi azemeza ab'isi abatsinde. Rero hari uburyo ushobora kumutunga cyangwa se ntumutunge, byombi birashoboka. Hari uburyo ushobora kwambara intwaro z'umwuka wera cyangwa se ntuzambare. Ni imigisha igenewe abizera. Twese turayifite nk'uko mu Befeso bavuze ko imigisha yo mu gakiza k'Imana twayihawe, ariko kubigeramo no kubikora ni kimwe. Imana nitugire neza cyane, kandi Yesu naduha umugisha. Urugamba rurahari. Navuze ngo hari abahisemo gusinzira mu kibuga cy'intambara, cyangwa se kugenda mu kibuga cy'intambara nk'abatazi ko harimo urugamba. Abandi bahitamo kurwana, bambara intwaro zose z'umwuka wera. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Befeso igice cya 5. Muri iyi minsi niho tugiye gutinda tuvuga, plutôt igice cya 6. Muri iyi minsi niho tugiye gutinda. Turahera ku murongo wa 10. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Yaramaze kubabwira ibintu byinshi bitandukanye, nk'uko nawe hari ibyo ubona byinshi bitandukanye. Ubuzima bukunyuza muri byinshi. Umunsi wawe uba ufite ibintu byinshi cyane. Hari ibikurushya, hari ibiguca intege, hari ibigutera ubwoba, hari n'ibigukomeza. Ni byinshi rero ubuzima bw'umuntu bunyuramo mu buryo bwinshi butandukanye. Hanyuma rero nanjye nze kumera nka Pawulo nkubwire ngo ibisigaye ukomerere mu mwami. Nta handi ushaka kwikomeza. Umuririmbyi n'uwaririmbye aravuga ngo nikomeje ku rutare, n'ahandi hose n'umusenyi. Nta hantu ushobora kwikomeza kugira ngo ubashe gutsinda umwanzi. Nta hantu wakikomereza. Ubutunzi ntibwatuma unesha umwanzi. Uburebure bwawe ntabwo ari ikintu wakikomezaho ngo uneshe umwanzi. Ubwiza waremanywe ntabwo ari ikintu wakikomezaho ngo uneshe umwanzi. Ubwenge ufite ntabwo ari ikintu wakikomezaho ngo uneshe umwanzi. Gahunda zose zawe nta
kintu wakikomeza, amafaranga waba utunze uko yaba angana kose ntabwo wayikomezaho ngo uneshe umwanzi. Ni urugamba. Iyo tuvuze ngo intambara yo mu mwuka cyangwa se intwaro z'umwuka wera, tuba dushatse kuvuga ngo iyi si cyangwa se uru rugendo rujya mu ijuru rugizwe n'intambara. Hanyuma rero duhitamo kuyirwana cyangwa kumanika amaboko tukagenda turi ingaruzwa muheto z'umwanzi. Hari abakristo bamwe nk'uko nabivuze bahisemo kwibera ingaruzwa muheto z'umwanzi, birinda ibibarushya, birinda ibibarwanya, nako birinda kurwana, bahitamo kumanika amaboko. Ariko si uko nguko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Navuze ngo nta kintu wakikomezaho kugira ngo ubashe kunesha iyi ntambara. Ikiriho ushobora kwikomezaho ni kimwe, ni ukwikomeza mu bushobozi bw'umwami, kuko niwe ufite ubushobozi bushobora gutuma unesha umwanzi. Ngo twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nk'uko nababwiye, muri iki gihe tugiye gutinda tuvuga ku ntwaro z'umwuka wera, tuzazivuze mu minsi iri imbere. Ariko uyu munsi ndagira ngo maze mbabwire iby'urugamba. Twambara intwaro zose z'umwuka kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Satani afite uburiganya butandukanye nk'uko twavuze ngo dukwiriye kwikomereza mu bushobozi bw'umwami, kuko nta handi hagushoboza urugamba rw'umwuka wera. Kwambara intwaro zose z'umwuka rero ni umugisha data guhaye, ni umugisha Imana yatanze kubizera bose kandi bemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ariko nk'uko twabivuze nyine, iki gihugu cyose turakiba, Imana irakiguhaye, ariko aho uzakandagira hose irahaguhaye, bisaba ko hakandagira. Imigisha y'abasenga ibonwa n'abanyamasengesho, imigisha y'abiriza ubusa ibonwa n'abiriza ubusa nk'uko nababwiye, imigisha y'abasoma ijambo ry'Imana ibonwa n'abayisoma, imigisha y'abumvira ijambo ry'Imana ibonwa n'abumvira ijambo ry'Imana, imigisha y'abizera ibonwa n'abafite kwizera, imigisha y'abera ibonwa n'abera, imigisha y'abakiranutsi ibonwa n'abakiranutsi. Bisaba rero gukandagira ahantu kugira ngo nyine nubwo wemerewe ariko bisaba kuhakandagira. Rero kunesha urugamba cyangwa se gutwara intwaro zose z'umwuka wera nabyo ni umugisha, ariko nyine birasaba ngo bigiremo uruhare. Ntago ugomba kubaho ubuzima bumanitse amaboko. Ndagira ngo nkumenyeshe ko uru rugamba ari intambara. Reka mbahe urugero. Umunsi umwe Elisa yenda gupfa, yahamagaye umwami wa Bisiraheli, aramubwira ati fata iyi miheto. Arayifata, aramubwira ari mu idirishya, aramubwira ati rasa iburasirazuba. Arasa gatatu, arangije ararekera ayishyira hasi. Elisa aramubwira ati ariko ntabwo washoboraga kurasa kenshi, ati rero ukurashe gatatu niko uzatsinda Abasiriya inshuro 3 zonyine. Urugamba rero ruba ruhari. Ubwo uko byaba bimeze kose ushobora kubyuka kubona ibintu bituje, ariko Satani we ntatuje mu ntambara, ahora apanga gahunda yo kukugirira nabi. Ushobora kubona ibintu byawe bigenda neza, ariko ntabwo ari igihe cyo kuryama, kuko wari mu kazi akwitegura, arimo arategura urugamba. Ushobora kubona ubuzima buri kugenda neza, ariko ntabwo ari cyo gihe cyo gusinzira, kuko urugamba turimo ni urwa buri munsi. Uyu mwami yarashe inshuro 3 kuko atarazi neza icyo agomba gukora. Urugamba ushobora kurukomera rutari rwaba, ukaba wahangana n'umwanzi atari yatira, kandi koko byarangiye atsinze abanzi be inshuro 3 zonyine. Bivuze ngo ukuri kuri inyuma y'iri jambo ni uko ugomba gusenga uhozaho, ukinginga Imana, ukambara intwaro z'umwuka wera nta nimwe ushyize hasi, buri munsi ku manywa na nijoro ugahora wambaye intwaro z'umwuka wera, kugira ngo umwanzi aho azaterera hose azasange umwiteguye. Ugomba kurasa mbere y'uko umwanzi arasa mu buryo bw'umwuka. Igihe yateye agasanga uri maso, agasanga wamunesheje mbere y'uko arwana. Rero twenda kwegera umusozo w'uyu munsi ku ntwaro z'umwuka wera, ndagira ngo nsubire muri rya jambo rivuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani arariganya, ni umuriganya. Iki cyo akizi neza. Mu kazi yakuriganya, mu rugo rwawe yakuriganya, mu bana yahakuriganiriza, mu baturanyi ni umuriganya, mu buzima ukoramo ni umuriganya, muri business ukora ni umuriganya. Ariko Bibiliya iravuga ngo mwambare intwaro zose z'umwuka wera. Izo nizo tuzareba umunsi w'ejo, nabwo tukarebaho nkeya
kugeza igihe kizarangirira. Ese ni gute umuntu yambara intwaro z'umwuka wera? Ni gute umuntu ahagarara adatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi? Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nkwingingiye gusenga, nkwingingiye kubana n'Imana, nkwingingiye kuyishaka, nkwingingiye guhagarara ushikamye, nkwingingiye kumenya neza yuko udakwiriye kumanika amaboko. Uru ni urugamba, watangiye urugamba, ariko mwami niwe udurangaje imbere. Muhumure tuzanesha. Turi mu ntambara tugana mu gihugu cyo mu ijuru, dusubira iwacu muri gakondo. Yesu niwe uturangaje imbere, urugamba azarutsinda, kuko niwe mutsinzi dufite, niwe ushobora byose. Ntabwo badufite bw'intambara. Witinya, wihagarara umeze nk'uwashobewe, wihagarara umeze nk'umuntu utarwana. Shyira amavi hasi, hamagara Imana, senga Imana ikurwanirire. Umuririmbyi waririmbye ngo ingabo za Satani zirakomeye, tutari kumwe na Yesu zadushobora. Ariko kuko turi kumwe na Yesu, ibendera yiwe iramanitse, duraraje aho uruyaryo ngo atabarabe. Nguwo araje kandi araje ngo agutabare, araje ngo anabare. Twikomereze mu bushobozi bwe bwinshi. N'ahandi dufite ubuhungiro, n'ahandi twakikomereza kugira ngo tuneshe umwanzi ukuye mu bushobozi bw'umwami. Imana rero baho umugisha. Uyu munsi wirirwe neza kandi wirirwe utekereza ku ntambara yo mu mwuka wera. Yesu niwe ukubashisha gutsinda urugamba, ntabwo uzarwibashisha. Nibikurwanya mu rugo, nibikurwanya mu buzima, ni uburwayi ufite, ni intambara zo mu miryango. Ese ni mu kazi ukora, ese ni mu rubyaro, ese ni mu rugo rwawe, ese ni mu nshuti zawe, ni mu itorero aho ukorera, naho usengera, ni abakuvuga, ni abagutera ubwoba, ni abakurwanya. Yateye aturutse he? Umwanzi ari kurasa avuye he? Ese ari kwifashisha abandi kugira ngo akuraseho? Ese ateye ateresheje iki? Afite izihe ntwaro? Ni amagambo, ni ukuguca intege, ni ubwoba, ni igiki kindi ateresheje? Ese urabona bimeze bite? Urugamba rwawe rugizwe n'izihe ntwaro? Ese urugamba rwawe ruri gusunikwa n'abandi, rushyigikiwe n'abandi, rurimo bande? Ni bande baruri inyuma? Urwo rugamba iyo rumeze gutyo rero, nawe ugomba kurwiga neza kugira ngo ubashe kunesha. Gusa ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo ibisigaye dukomereye mu mbaraga z'umwami n'ubushobozi bwe bwinshi, kandi twambara intwaro zose z'umwuka kugira ngo tubashe kunesha. Uko rwaba rumeze kose, intwaro baba bafite, ababa barusunika, ababa barurimo, intambara uko yabimeze, muri Yesu turabatsinze kandi tuzanesha. Haleluya. Imana nishimwe, Imana nibahe umugisha. Reka mugubwe neza, mwirirwe neza. Umwami abarwanirire intambara z'iburyo n'izubumoso. Izo muzi nizo mutazi, izo mubona nizo mutabona. Yesu arabireba byose kandi yiteguye kubaneshereza. Shalom, shalom, shalom.